ibintu bihinduye isura, ibintu birakomeye cyane hagati ya Scovia MUTESI ndetse na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Olivier Jean Patrick Nduhungirehe. Inshuti bakuzi rero ba Pilot News TV, mwicare mutera agatebe ubundi mwiyumvire noneho aho ibintu bigeze. Ibintu birakomeye. Scovia MUTESI asubije Minister Olivier Nduhungirehe. Abantu bomwe bari kuvuga bati ibi ni ibiki bibaye noneho kuri aba bayobozi. Umwe ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'ubutware bw'u Rwanda Olivier Jean Patrick Nduhungirehe, undi akaba ari umuyobozi w'abanyamakuru bigenga RMC. Ibintu rero byakomeye, ngira ngo murabyibuka mu nkuru iheruka nakoze kuri iki gikuba, kuri ibintu bibaye navuze kubijyanye n'uburyo Minister Honorable Olivier Jean Patrick Nduhungirehe yabwiraga MUTESI Scovia ko akwiye kujya ahayarenga cyangwa agashaka abantu bazi neza igifaransa bakaba bavuga cyangwa basemura ibyo yavuze mu Kinyarwanda cyanyacyo mbere yuko babiganiraho. Scovia MUTESI n'umujinya mwinshi nawe akabaje avuga ati ndagukosora bwana Minister. Guys, ibintu noneho bigiye guhindura isura, ibintu bigiye gukomera hano mu gihugu cy'u Rwanda. Byageze bite rero? Reka tujye kuri iyi nkuru twumve uko ibintu byose byifashe. Bamwita Scovia MUTESI ati nyakubahwa Minister Nduhungirehe. Asundi tuhere kuri Scovia cyangwa duhere ko byatangajwe na Olivier Nduhungirehe kugira ngo n'abatabyumvishe mwinje neza mu kiganiro, mwinje neza mu nkuru, mumenye impamvu Scovia MUTESI yasubije gutyo Olivier Jean Patrick Nduhungirehe. Nduhungirehe rero yagize ati bwana nako yavuze madamu si bwana madamu Scovia MUTESI, iki kiganiro cyanyu kiratera urujijo mu banyarwanda. Inyandiko yanjye yanditse mu rurimi rwumvikana, ubutaha muzashaka umunyamakuru uvuga neza igifaransa asemura inyandiko nk'iyi uko bikwiye mbere yuko muyiganiraho, nibiba ngombwa muzambaze. Ikindi kandi igitaramo cya Africa Forward Summit Nairobi naho cyari gihuriye n'inama y'abakuru b'ibihugu, kuko cyabaye inama irangiye. Ntabwo rero wasaba Sheri Silva wagiteguye ngo aze yemeze ibyo nanditse ku nama y'abakuru b'ibihugu, ntiyarahari. Ati abanyarwanda bakurikira mu Rwanda TV bakeneye rwose amakuru atomoye yumvikana atabatera urujijo, cyane cyane iyo mushingiye ku nyandiko zanditse mu ndimi z'amahanga. Uyu mama Urwagasabo, ubwo ndavuga Scovia MUTESI, mu gusubiza Minister yahise agira ati Minister Nduhungirehe nako niko yari yavuze mbere, ni titre y'inkuru kugira ngo tujye noneho kubyo yavuze. Yari yagize ati Minister Nduhungirehe yavuze ko Kongo yatangaje ibihuha byavugiye mu nama i Nairobi. Ikiganiro cyo ni kirekire, nta nubwo ari ngombwa ko aka kana tukigarukeho kuko ibintu byahinduye isura. Nshaka kugira ngo mwumve aho ibintu bigeze. Bamwita Scovia MUTESI umutarifana, umugore wirwanyeho akava aho abantu benshi mwagiye mwumva bavuga, akaba ageze ahakomeye, akaba ari umuyobozi w'abanyamakuru bigenga hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ni uvuganira abanyamakuru rero akaba yavuze ati ntabwo ndipfana Minister, nyakubahwa ntabwo bibaho. Yahise agira ati nyakubahwa Minisitiri Nduhungirehe, ubutumwa wanyujije kuri X ukavuga ko twasemuye nabi ibyo wanditse, turagusaba kujya ubwira abo mu biro byawe baka bidushyirira no mu Kinyarwanda, kuko abo bibwira sabi Paris, Kinshasa cyangwa se Buruseli gusa, ahubwo harimo n'abanyarwanda ba Kiyombe, Mushubati na za Kinigi. Muzakomeza kwihangana kugeza igihe ibiro byanyu nawe ubwawe bizakoramo ababwira abanyarwanda ibyo muvuze. Murakoze, weekend nziza honorable. Yavuze ati weekend nziza honorable. Guys, ahanga mbere yuko tujya ku bitekerezo byatanzwe, kuko abanyarwanda bumiwe neza. Ikintu cya mbere tugomba gutekereza, cyangwa ikintu cya mbere nge nabivugaho mbere yuko nsoma ubutumwa bw'abantu bagiye batanga kuri iyi nkuru, nuko mu by'ukuri Olivier Nduhungirehe ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'ubutwererane, ni ukuvuga ngo ashinzwe ibijyanye n'amahanga.
Sinekereza ko ubutumwa yahaye Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo yagombaga kuwushyira mu Kinyarwanda, na cyane ko ibyo yanengaga, ibyo yanyomozaga byo byatangajwe n'abanyamakuru bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, n'ibintu byagombaga kumvwa n'abanyamakuru bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ntabwo byari bigenewe Abanyarwanda. Mu by'ukuri kuba twe nk'abanyamakuru mu Rwanda twagenda tukavuga tuti Olivier Nduhungirehe yavuze ibi yanenze ibi ku byabereye i Nairobi muri Kenya, ariko by'umwihariko anenga Kinshasa, no kuvuga ngo Olivier iyo agiye kubwira umunyarwanda cyangwa ibiri Abanyarwanda akoresha ururimi rw'Ikinyarwanda. Akurikira tweet ze murabizi, iyo agiye kunenga cyangwa kuvuga abo muri Amerika akoresha ururimi rw'Icyongereza, iyo agiye kunenga Ababiligi akoresha Igifaransa, Abongereza Icyongereza, gutyo. Ni nayo mpamvu Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga agomba kuba ari umuntu uzobereye, uzi neza indimi z'amahanga, uzi neza Igifaransa n'Icyongereza kandi akamenya n'Ikinyarwanda. Ngira ngo murabizi Louise Mushikiwabo ni umwe mu bantu bazi kuvuga ururimi rw'Igifaransa n'Icyongereza icyarimwe kandi n'Ikinyarwanda. Nawe yabaye Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'ubutwererane. Rero sinekereza ko Olivier Nduhungirehe kuba adafite abantu bashinzwe gusemura ibyo yabwiraga abo mu biro bya Perezida Felix Tshisekedi kubwira abanyamakuru b'i Kinshasa ari ikosa rya Olivier Jean Patrick Nduhungirehe. Ahangaha nekereza ko rwose Scovia turakubaha, wakoze ikosa hano, wakishe wayobye rwose, wavuze ibintu bitari. Sinekereza ko abantu b'Ikiyombe, Mushubati cyangwa aho hose yagiye avuga aribo bari bagenewe ubutumwa cyangwa bari bagenewe ubutumwa bwa Olivier Jean Patrick Nduhungirehe. Aha rero niho ibintu bikomereye. Ese Abanyarwanda noneho baravuga iki ku byatangajwe na Scovia MUTESI nyuma yuko yanenzwe? Umuntu wa mbere ndi buvugeho mbere yuko nsoma ubutumwa ni Oswald Oswakim yavuze ati inbox irakora, avuga ko Olivier Nduhungirehe yagombaga kujya inbox, urumva, kugira ngo anenge Scovia MUTESI, atari kubikorera mu ruhame. Ni mu gihe ibyo Scovia MUTESI yakoze cyangwa ibinyoma yatangaje akayobya rubanda kubera kutamenya ururimi rw'Igifaransa, yabitangarije mu ruhame kuri YouTube, kuri televiziyo, anabishyira no kuri X. Rero aho ikosa ryabereye niho rigomba gukosorerwa kugira ngo n'Abanyarwanda batayobywa cyangwa badakomeza kuyobywa n'ibyatangajwe na Scovia MUTESI n'abanyamakuru kuri mama urwa Gasabo. Aha noneho tugiye ku bitekerezo byatanzwe kuri ubutumwa bwa Scovia MUTESI. Hari uwitwa Rudakangwa n'Ingegera yagize ati igisebo gikomeye kubagutuye kuko uri ikigoryi, nkuko wa mugani wa Kasuku abivuga, ndabyemeye. Kutiga kwawe biragaragara ndetse n'Ikinyarwanda ntuzi kucyandika, uzagume ku munwa ibindi ubireke. Kuba uri umuyobozi w'abanyamakuru mu Rwanda ni igisebo gikomeye ku mwuga twihebeye. Uwitwa Howard Donati yagize ati ndemeranya na Scovia MUTESI kuko amatangazo atangwa mu ndimi z'amahanga gusa araturambiye pe, bajye batanga amatangazo mu ndimi nyinshi zishoboka. Kandi yavuze ngo Desire Bizi ikiganiro yakiyoboye neza. Ikindi niba mu byo mwavuze birimo amakosa Minisitiri yarakwiye kubasanga mu gikari, murakoze. Uwitwa RTT Scovia reka gushyanuka n'ubushegabo, niba udashoboye gukora kinyamwuga funga utahe, wibonye mwiki? Urumva ukuntu usubije Minisitiri kweri? Inzego zibishinzwe zigukurikirane. Witwa Rwakagara D Ishimwe yagize ati muze gucoca iki kibazo mu gikari, ariko kandi ibyo Scovia MUTESI avuze birakenewe. Protokole y'imikoreshereze y'indimi mu nzego za leta n'ibyanya rusange, ugavuga public spaces, irakenewe. Imikoreshereze y'indimi z'amahanga itangiye kuba akajagari no kwima agaciro abatazivuga. Witwa Umunyenyanza we yagize ati ese leta y'u Rwanda nta mategeko igira arinda abayobozi bacu bakagira ubudahangarwa bahabwa n'amategeko, kuko umuyobozi agira uko afatwa nuko abazwa, ababishinzwe bagomba gukebura abantu. Ariko subu Scovia MUTESI yaba yasomye comments
undi ati uwitwa umwami w'abega ati icyo nkundira umubyeyi nuko atajya amenya urwego rw'uwo abwira, ntazi gukoresha mwa cyangwa mu, ni wa nkubwira mugenzi we. Aha nibura nta no kwisegura wapi, icye ni uguhangana. Sawa, reka twiyumvire. inshuti bakozi ba Pilot News TV, ibitekerezo bye ni byinshi. Witwa Songa yagize ati ubu Olivier Nduhungirehe si umunyarwanda ra, complain zandanze emera kumva nabyo bishobora kuba bikugora. Niba mubaye TV urwa Gasabo ubu ntiwakwemera ko muzashaka abanyamakuru bazi igifaransa. Ibyo muri bije bite? Erega inkuru z'igifaransa mwiyemeje gukomeza kutugirira ubutumwa bw'umuntu ntabwo mwumvise neza. Uwitwa niyo twagira Lewis yagize ati Scovia MUTESI, none se wowe uri umunyamakuru ki udashobora gusobanura ibyo abantu banditse ururimi rwose byaba byanditswemo, kuko na perezida wacu avuga mu cyongereza kandi ababwira abanyarwanda. Ni akazi kawe ko kubisobanura uko bikwiye, hari uburyo bwinshi bwo gukoresha bwagufasha. Undi witwa ngo Kababa Fred ati mbega umudamu usuzugura, uyu mugore nta muntu yubaha. Hari igihe tuzabyuka dusange buriye his excellence nk'uko ndeba bamenyera abayobozi yashyizeho. This is an abomination, iko yanditse. Uwitwa Ndabiruzi Jace, reka bari we dusorezaho cyangwa reka tusome ubutumwa bubiri. Ndabiruzi n'undi witwa Bizera, ubundi dusoze inkuru kuko ndakomeza kugira nyibakurikiranira. Uyazi ati uyu Scovia MUTESI ntabwo nibwira ko ushobora gushyanuka ku muyobozi gutyo pe, uradutengushye. Reka nguhe inama y'ubuntu, iyo usubira cyane ku makosa urabanza ukisegura. Ikindi ni ukumuvuga, mu kumuvuga ntabwo ugomba gukoresha u iyo yuzuye agasuzuguro, ahubwo ukoresha mu iyo ari umuntu wiyubashye. Undi witwa Bizera hadusorezaho ubutumwa yagize ati Madame munyamakuru, aha urarengereye, jya umenya ko abantu babumva babizeye ibyo muvuga. Rero guhimbira minisita ibyo atavuze byobya ababyumvise, kandi minisita afite rezo yo kunyomoza kuko ntimwamubajije nka nyir'ubwite, ahubwo mwaramubeshyeye kubwo kutamenya ururimi. Guys, ngira ngo rero murabyumvira neza cyane ibijyanye na Olivier Jean Patrick Nduhungirehe ndetse na Scovia MUTESI. Agasuzuguro gakomeye cyane. Scovia MUTESI umuyobozi w'abanyamakuru, nk'uko mubyumviye yaba ibitekerezo ngira atanze mbere yuko nsoma ibitekerezo by'abatanze ubutumwa kuri post ye, ku butumwa bwe, kuko ubutumwa bwo bwabaye bwinshi cyane. Abantu bari gutanga comment nyinshi cyane kuri Scovia MUTESI, kuko nk'ubu tuvugana abarenga 300 bamaze gukomentinga kuri iyi nkuru ye, ariko benshi bamukosora, bamukebura, bamubwira ati we tangiye kurenga umurongo. Guys, ndabakunda nshuti bakunzi ba Pilot News TV, aho muherereye ku isi hose, mukomeze imana nanjye, kandi ndakomeza kugenda bakurikiranira ibya Scovia MUTESI na Olivier Nduhungirehe bikomeje kuzamura, bikomeje gutuma abantu benshi bagira icyo bavuga. Ndabakunda cyane, muri abagaciro.